trading cyangwa se ubucuruzi muri rusange ni igura n'igurisha ry'ibicuruzwa cyangwa se serivisi runaka hagamijwe gushaka inyungu. Mu gihe abandi bantu bagura bakanagurisha cyangwa se barangura bakanacuruza ibicuruzwa na za serivisi runaka, urugero nk'imyenda, ibirungo by'ubwiza, amazu, amamodoka, ubutaka, imiti, ibiribwa, utubari, amabuye y'agaciro, za peteroli na za essence, ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'ibyo mu mazu. Mu gihe abandi bantu bagura bakanagurisha serivisi z'itumanaho, iza internet ndetse na tekinoloji, serivisi z'imitekano, izo guhanahana amafaranga, serivisi z'ivugabutumwa, serivisi z'ubuvuzi, iz'ubumenyi, izo gusa neza ku mibiri n'iz'ingendo ndetse n'iz'ubwikorezi, serivisi zo kubaka ibikorwa remezo, serivisi z'amahoteli n'ubukerarugendo, iz'imyidagaduro, kwishimisha ndetse na za siporo, hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye navuze bakora bagamije gushaka inyungu. Abandi nabo bakaba abakozi bahembwa imishahara muri ibyo byose mvuze n'ibyo navuze. Twebwe nk'abaritayiri Forex traders, business yacu aba ari ukugura no kugurisha currencies cyangwa se amafaranga y'ibihugu bitandukanye byose byo ku isi online bifashishije za computer na za smartphone kubw'ingufu za internet. Alright, muri online forex trading twe nk'abaritayiri forex traders cyangwa se abantu ku giti cyabo bakora business ya online forex trading, dukoresha isoko rya forex riba online tunyuze kuri forex broker cyangwa se kuri komisiyoneri wa forex wabyiyemeje udufasha kwinjira muri iryo soko rya forex dukoresheje imbuga zabigenewe kugira ngo tubashe kugura no kugurisha amafaranga y'ibihugu bitandukanye byo ku isi online dushaka inyungu. Alright guys, urakaza neza kuri YouTube channel icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learn it. Birimo kumva nitwa Burino Enyase Gakwerere. Muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza currencies na currency pair icyari cyo iyo dukora iyi business ya online forex trading. Urabasha kumva no gusobanukirwa neza itandukaniro riri hagati ya major, minor na exotic currency pairs muri online forex trading. Urasubscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. Reka dutangire isomo rya kabiri, igice cya mbere kugera ku gice cya kabiri. Sobanukirwa neza forex currencies na currency pairs icyari cyo iyo dukora iyi business ya online forex trading. Muri iri somo urabasha gusobanukirwa neza forex currencies icyari cyo na currency pair icyari cyo. Uburanamenya n'itandukaniro riri hagati yabyo muri iyi business ya online forex trading. Alright, ese currency ni iki? Currency ni system cyangwa se system y'amafaranga yihariweho mu gukoreshwa n'igihugu runaka. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko buri gihugu cyose cyo ku isi gifite currency cyangwa se ifaranga ryacyo cyihariyeho gikoresha mu bucuruzi nko guhanahana ibicuruzwa runaka na za serivisi runaka. Alright, buri currency y'igihugu runaka ibigizwe n'inyuguti eshatu arizo zitwa currency code mu rurimi rw'icyongereza. Muri International Organization for Standardization ISO 4217 liste y'amakode yerekana currencies cyangwa se amafaranga y'ibihugu bitandukanye byose byo ku isi akoreshwa mu bijyanye na za banke no muri za business. Iyi liste nawe wayireba ukabasha kubona kode y'ifaranga ya buri gihugu cyose cyo ku isi. Muri buri nyuguti eshatu zigize buri faranga ry'igihugu cyangwa se currency y'igihugu runaka, inyuguti ebyiri za mbere ziba ari impine y'izina ry'icyo gihugu, noneho inyuguti ya gatatu ikaba igaragaza izina ry'ifaranga cyangwa se izina rya currency y'icyo gihugu. Urugero, currency code ya Canada ni CAD. CA cyangwa se C na A bivuga Canada, na D ihagarariye idolari cyangwa se dollar, akaba ari byo bita bikora CAD, Canadian dollar. Urugero nko mu Rwanda dukoresha Rwandan francs. Rwa cyangwa R na W ikaba ihagarariye Rwanda, na F ihagarariye ifaranga ry'u Rwanda. Iyo ngiyo akaba ariyo currency code y'igihugu cy'u Rwanda. Alright, dore ngizi
Forex currencies zikorerwa trading cyane cyangwa se zikunda gucuruzwa cyane muri Forex market. Tuhasanga United States dollar USD ikaba ari dolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukahasanga Canadian dollar CAD akaba ari dolari ryo muri Canada cyangwa se dolari rya Canada. Tuhasanga Australian dollar AUD cyangwa A na U na D akaba ari dolari ya Australia. Tuhasanga New Zealand dollar NZD akaba ari idolari ya New Zealand cyangwa se Nouvelle Zelande. Muri currency zikunda gukorerwa trading hano muri Forex market tuhasanga Great British Pound GBP akaba ari ipound ya United Kingdom cyangwa se y'Ubwongereza. Tuhasanga Euro rikoreshwa n'ibihugu biri muri European Union cyangwa ibihugu byishyize hamwe byo mu Burayi bikoresha Euro. Tuhasanga Japanese Yen JPY ikoreshwa n'igihugu cy'Ubuyapani. Tukasanga Swiss franc ikoreshwa na Switzerland cyangwa se Ubusuwisi. Right, izi akaba ari currencies cyangwa se currency akunda gukorerwa trading cyane muri Forex market. Ndakeka kugeza ubu ubashije kumva currencies icyari cyo. Reka dukomeze turebe currency pairs icyari cyo. Ese currency pair ni iki? Currency pair ibaho mu gihe currencies ebyiri z'ibihugu bibiri bitandukanye zigereranijwe imwe ku yindi, aho niho dusanga cyangwa se tubona currency pair. Pair bivuga ibintu bibiri biteganye cyangwa se byuzuzanya, niyo mpamvu dusanga currency abiri atandukanye muri currency pair runaka. Urugero, dusanga Euro ni idolari ry'Abanyamerika muri currency pair yitwa Euro USD. Kongera tugasanga Euro ni pound y'Abongereza muri currency pair yitwa Euro GBP. Dusanga idolari ryo muri Australia hamwe n'idolari ry'Abanyamerika muri currency pair yitwa AUD USD. Kongera tugasanga idolari ryo muri Australia hamwe n'Yen yo mu Buyapani cyangwa se Japanese Yen muri currency pair yitwa EUD JPY, hamwe n'izindi pairs nyinshi zitandukanye nazo zigiye zirimo currency pair abiri y'ibihugu bitandukanye. Muri make, muri currency pair imwe batugereranya ubukungu bw'ibihugu bibiri bitandukanye tugendeye ku mafaranga yabyo. Alright, muri buri currency pair, currency ya mbere niyo yitwa base currency. Noneho currency ya kabiri yitwa counter currency cyangwa se quote currency. Right? So guys, ngiye gukoresha uko nshoboye musobanurire buri kimwe icyo ari cyo cyose kijyanye na Forex trading akoresheje amagambo akomeye kugira ngo ubashe kubyumva neza. Ariko ugomba kwibuka no kumenya neza ko hari amagambo amwe namwe yihariye tutareka gukoresha. Ndagerageza kugenda subiramo amagambo amwe namwe mu buryo butandukanye kugeza igihe uyumviye neza ukanayasobanukirwa neza. Ngiye gukoresha uko nshoboye kose nguhe ingero nyinshi zitandukanye kugeza igihe usobanukiwe neza iri somo nka kimwe mu gice cy'ubuzima bwawe bwa buri munsi usobanukiwe neza. Alright, ubu kose ndacyagusobanurira currencies na currency pairs icyo ari cyo n'uburyo tuzikoresha mu gihe dukora iyi business ya online Forex trading. Nk'uko nabivuze mbere, aya currencies agenda muri pairs. Urugero nko kuri Euro USD tuba dufite base currency na quote currency. Muri Euro USD, Euro aba ari base currency, hanyuma idolari ry'Abanyamerika ryo rikaba quote currency. Base currency aba ari currency ya mbere iherereye ibumoso muri currency pair, hanyuma quote currency iba ari currency ya kabiri iherereye iburyo muri currency pair. Niyo mpamvu Euro ari base currency, hanyuma idolari rikaba quote currency muri pair ya Euro USD. Alright, izindi ngero muri pair ya AUD USD, AUD ni base currency, hanyuma USD ikaba quote currency. Muri pair ya Euro AUD, Euro ni base currency, hanyuma AUD ikaba quote currency. Muri pair ya USD JPY, USD ni base currency, hanyuma JPY ikaba quote currency.
Muri pair ya GBP NZD, GBP ni basic currency hanyuma NZD ikaba quote currency. Muri pair ya Euro GBP, Euro ni basic currency hanyuma GBP ikaba quote currency. Muri pair ya GBP USD, GBP ni basic currency hanyuma USD ikaba quote currency. Muri pair ya USD CHF, USD ni basic currency hanyuma CHF ikaba quote currency. Alright, izo ni ingero z'amapeya. Ndakeka ahangaha urimo gusobanukirwa neza cyangwa kubona neza muri pair basic currency cyari cyo na quote currency cyari cyo. N'izindi pairs nyinshi nka NZD USD, GBP JPY, GBP AUD, Euro AUD, Euro JPY n'izindi gukomeza tugenda tubonamo base na quote currencies. Alright, iyo dukora iyi business ya online forex trading, muri buri currency pair basic currency niyo iduha icyerekezo currency pair iganamo kuri chart. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko niba basic currency ariyo ifite imbaraga kurusha quote currency, currency pair irazamuka kuri chart. Noneho nimba basic currency ariyo ifite intege nkeya ugendeye kuri quote currency, ubwo ako kanya currency pair izamanuka kuri chart muri forex market. Alright, reka turebe tugendeye kuri quote currency. Iyo quote currency ifite imbaraga nyinshi kurenza basic currency, currency pair izamanuka kuri chart ubireba. Iyo quote currency ifite intege nke kurenza basic currency, currency pair uzabona izamuka kuri chart ubireba. Quote currency igira uruhare mu rugendo rwa currency pair, ariko icyerekezo currency pair iganamo kigendera kuri basic currency. Ibyo bishatse kuvuga iki? Iyo quote currency nta ntege ifite, nibyo bituma basic currency igira imbaraga nyinshi, noneho currency pair ikazamuka kuri chart. Alright, iyo niyo mikino ibirimo kuba hano muri forex market. Tugendeye ku rugero rwa Euro USD cyangwa se Euro n'idolari, iyo Euro nka basic currency ifite imbaraga nyinshi kurenza idolari, a quote currency pair izahita izamuka kuri chart ubireba. Iyo nanone Euro nka basic currency ifite intege nke kurenza idolari USD nka quote currency, ako kanya uzahita ubona pair ya Euro USD iri mu cyerekezo kimanuka kuri platform cyangwa se kuri chart hano muri forex. Nanone iyo idolari nka quote currency ifite imbaraga kurenza Euro nka basic currency, ako kanya uzabona pair irimo kumanuka cyangwa se iri mu cyerekezo kimanuka kuri chart. Iyo idolari nka quote currency rifite ingufu nke ugendeye ku Euro nka basic currency, ako kanya uzabona pair ya Euro USD izamuka kuri chart. Alright, so guys, ndakeka kugeza ubu urimo kumva no gusobanukirwa buri kimwe cyose kijyanye na currencies hamwe na currency pairs n'impamvu y'ingendo zazo muri forex market. Reka dukomeze turebe ubwoko butatu dusanga muri currency pairs. Mu isomo rya kabiri igice cya kabiri tuhasanga ubwoko butatu bwa currency pairs. Habaho ubwoko butatu bwa currency pairs, aribwo major currency pairs, minor currency pairs hamwe na exotic currency pairs. Reka ngusobanurire ubwo bwoko butatu butandukanye bwa currency pairs mereye ku bwoko bwa mbere, aribwo major currency pairs. Muri major currency pairs tuhasanga currency pairs zirimo ama currency y'ibihugu byamaze kugera ku iterambere bya mbere ku isi, cyangwa se ibihugu bifite ubukungu buri hejuru cyane ku isi. Izo currencies ziba zirimo amafaranga menshi cyangwa se ziba zifite liquidity nyinshi iri hejuru cyane hano muri forex market, kandi ziba zinafite spread ntoya muri forex market. Uraje ubibone neza muri major currency pairs zose ziherereyemo idolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ryo USD, kubera ko United States cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu cya mbere ku isi gifite iterambere cyangwa se cyamaze kugera ku iterambere, kandi kikaba gifite n'ubukungu buri ku murongo budafite akajagari. Ngizi ingero za major currency pairs. Tuhasanga Euro USD cyangwa se Euro n'idolari, tukasanga GBP USD akaba ari pound n'idolari, tuhasanga USD JPY akaba ari dolari hamwe n'iyeni ryo mu Buyapani, tukasanga USD CAD akaba ari idolari ry'Abanyamerika hamwe n'idolari ryo muri Canada.
tukahasanga USD CHF akaba ari idolari ry'abanyamerika hamwe n'ifaranga ryo mu Busuwisi. Tuhasanga AUD USD akaba ari idolari ryo muri Australia hamwe n'idolari ry'abanyamerika. Tukanahasanga NZD USD akaba ari idolari rya Nouvelle-Zélande cyangwa New Zealand hamwe n'idolari ry'abanyamerika. Izo nizo major currency pairs. Urabibona neza ko zose ziherereyemo idolari. Alright, sasa kubera iki United States dollar cyangwa se idolari ry'abanyamerika rifite imbaraga nyinshi kurenza andi mafaranga y'ibindi bihugu hano muri Forex market? Biterwa nuko ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ubukungu bwa United States of America ari bwo bukungu bunini bwa mbere bwagutse ku isi yose. Bikongera bigaterwa nuko United States dollar cyangwa se idolari ry'abanyamerika ari reserve currency y'ibihugu byose byo ku isi. Buri kimwe cyose muri buri gihugu cyose cyo ku isi iyo kigiye guhabwa agaciro kigahabwa kigendeye ku idolari. Indi mpamvu ituma idolari ari ryo riba rifite imbaraga kurenza izindi currencies hano muri Forex market biterwa nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zifite ubukungu bugari bwagutse kandi bwiganje muri buri masoko hafi ya yose y'ubukungu ku isi yose. Indi mpamvu nuko United States of America cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite system cyangwa se system ya politike iri stable, ihagaze neza, iri ku murongo, muri make idafite akajagari. Alright, nanone iyo niyo mpamvu inatuma pair ya Euro USD cyangwa se pair y'Euro n'idolari iba traded cyane kurenza izindi pairs nyinshi hano muri Forex market. Right? So guys, twagiye ku bwoko bwa kabiri mu bwoko bugize currency pairs. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga minor currency pairs. Muri minor currency pairs tuhasanga currency pairs zitarimo United States dollar cyangwa se currency pairs zitarimo idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero rwa minor currency pairs tuhasanga Euro GBP cyangwa se Euro ni pound y'Abongereza, British pound. Tukahasanga Euro AUD cyangwa se Euro ni dolari ryo muri Australia. Tukahasanga GBP JPY akaba ari British pound hamwe n'iyeni ryo mu Buyapani. Tukahasanga GBP CHF akaba ari ipound ry'Abongereza hamwe n'ifaranga ryo mu Busuwisi. Tukahasanga CHF JPY akaba ari ifaranga ryo mu Busuwisi hamwe n'iyeni ryo mu Buyapani. Tukahasanga NZD JPY akaba ari New Zealand dollar, idolari ryo muri Nouvelle-Zélande hamwe n'iyeni ryo mu Buyapani. Tukongera tukahasanga GBP CAD akaba ari British pound cyangwa se ipound ry'Abongereza hamwe n'idolari y'Abanyakanada. N'izindi pairs nyinshi dusanga muri minor currency pairs zigiye zitandukanye. Minor currency pairs zikunda gukorerwa trading cyane hano muri Forex market ni minor currency pairs ziherereyemo Euro ikoreshwa n'ibihugu biri muri European Union. Tugasangamo currency pairs zirimo yen ry'Abayapani na currency pairs ziherereyemo ipound ry'Abongereza cyangwa se British pound cyangwa se GBP. So izo minor currency pairs zikunda gukorerwa trading hano muri Forex market ni nka Euro GBP, Euro CHF, Euro AUD, Euro JPY, GBP JPY, GBP CHF, CHF JPY, NZD JPY, GBP CAD n'izindi. Right guys, ndakeka ahangaha usobanukiwe neza minor currency pairs icyo ari cyo. Twakomeje ku bwoko bwa gatatu mu bwoko butatu bugize currency pairs. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga currency pairs zitwa exotic currency pairs. Muri exotic currency pairs tuhasanga currency pairs ziherereyemo major currencies hamwe na currencies z'ibihugu bigana ku iterambere, urugero nka Brazil na South Africa na za Turkiya n'ibindi. Urugero rwa exotic currency pairs ni nka pair y'Euro hamwe na Turkish lira. Ubwo ni pair nyine y'Euro n'irira ryo muri Turkiya. Wasanga pair y'idolari y'Abanyamerika hamwe n'idolari ryo muri Hong Kong ariyo yitwa USD HKD. Twasanga pair ya Japanese yen hamwe n'ikoroni ryo muri Norvege cyangwa se Norwegian koroni
GBP/NOK. Twongera tukasanga peya irimo New Zealand dollar hamwe na Singapore dollar NZD/SGD. Tukasanga peya irimo British pound hamwe na South African rand GBP/ZAR. Tuhasanga peya irimo Australian dollar hamwe na Mexican peso, ubwo ni AUD/MXN, hamwe n'izindi pairs zitandukanye dusanga muri ubwo bwoko bwa exotic currency pairs ni nyinshi. Alright, so guys, hano online hari andi masoko y'ubukungu akorerwa trading online mu buryo bumwe nk'ubwa forex trading. Urugero nk'isoko rya commodities, aho dusanga UK crude oil, tugasangamo Brent crude oil, tugasanga light crude oil. Ubwo ni isoko nyine tradingwa a forex trading riko ry'ama commodities, ariyo turisanga hano online. Tubasanga isoko rya methods cyangwa se isoko ry'amabuye y'agaciro, aho ushobora gukora trading peya ya silver n'euro yitwa XAG euro. Ugasanga peya ya gold cyangwa se zahabu ni dolari yitwa XAU USD. Ugasanga peya ya gold cyangwa se zahabu ni dolari ryo muri Australia yitwa XAU AUD. Ugasanga peya ya gold cyangwa se zahabu ifaranga ryo mu Busuwisi yitwa XAU CHF. Tugasanga peya ya gold cyangwa se zahabu ugendeye ku euro yitwa XAU euro. Ugasanga peya ya palladium ugendeye ku dolari ry'abanyamerika yitwa XPD USD. Ugasanga peya ya platinum ugendeye ku dolari ry'abanyamerika yitwa XPT USD. Izi ni izindi pairs uzagenda ubona hano muri forex market cyangwa ushobora kubona kuri chat, ariko iriyo ngiriyo aba ari isoko ry'iki ry'ama methods riba traded rigendeye ku ma currency runaka. Hano online tuhasanga isoko ry'ama indices, aho dusanga Australia 200 index yitwa AU 200. Tuhasanga Spain 35 index ariyo yitwa ES 35. Tuhasanga Euro Stocks 50 index ariyo yitwa EU 50. Tuhasanga France 40 index ariyo yitwa FL 40. Tuhasanga Hong Kong 50 index ariyo yitwa HK 50. Tukasanga US 30 index na US 500 index. Iryo akaba ari isoko ry'iki ry'ama indices riba traded naryo nka forex market. Tuhasanga isoko rya synthetic index, ari ryo dusangamo boom 1000, boom 500, crash 1000, crash 500 na step index. Iri akaba ari isoko ry'ama synthetic naryo riba traded a forex market. Tuhasanga isoko ry'imigabane cyangwa se stock market, aho ushobora kugura no kugurisha imigabane y'ama company ya mbere ku isi nka Apple, Microsoft, za Facebook, Nvidia, Tesla n'izindi company nyinshi. Isoko ry'imigabane cyangwa se stock market naryo riba traded mu buryo bumwe na forex. Tuhasanga futures market, aho dusanga China H shares, Germany 50 future, Dow Jones 30 future, Nazi 100 future, S&P 50 future, US 500 futures, US Cocoa futures, London Sugar futures. Iryo akaba ari isoko ya futures market naryo riba traded mu buryo bumwe na forex trading. Tuhasanga cryptocurrencies trading, aho ushobora gukora trading ya Bitcoin cash ugendeye ku idolari ry'abanyamerika. Peya yabyo akaba ari BCH USD. Ugasanga Dashcoin ugendeye ku idolari ry'abanyamerika ifite peya ya DSH USD. Ugasanga Ethereum ugendeye ku idolari ariyo ifite peya yitwa ETH USD. Ugasanga Ripple ugendeye ku idolari ry'abanyamerika ari ifite peya yitwa XRP USD. Alright, ayo yose ni amasoko y'ubukungu yose aba online akorerwa trading nka online forex trading. Igikenewe ni ukubasha kwiga neza skills za forex trading. Kwinjira muri ayo masoko yose ntibiba bigoye mu gihe wabashije kwiga neza ubumenyi bwa online forex trading. Alright, so guys, reka twigarukire kuri business yacu ya online forex trading. Iyo turimo gukora iyi business ya forex trading
dukora analysis tugendeye ku bintu byinshi bitandukanye uzagenda usobanukirwa neza mu masomo ari imbere, tukaza gusanga basic currency igiye kugira ingufu ugendeye kuri quote currency, ako kanya duhita tugura pair. Iyo turebye tugasanga basic currency igiye gucika intege tugendeye kuri quote currency, ako kanya duhita tugurisha pair cyangwa se dukora sell. Iyo turebye tugasanga quote currency igiye gucika intege tugendeye kuri basic currency, icyo gihe duhita tugura pair cyangwa se dukora buy. Iyo turebye tugasanga quote currency igiye kugira ingufu tugendeye kuri basic currency, icyo gihe duhita tugurisha cyangwa se dukora sell ya pair, biba ari vice versa. Alright, sasa ushobora kwibaza uti ni iyihe currency pair cyangwa se ni izihe currency pairs ushobora gukorera trading mu gihe nkora iyi business ya online forex trading. Guhitamo currency pairs za nyazo zo kujya uhora ukorera trading hano muri forex market bigendera cyane kuri experience cyangwa se ubunararibonye ufite muri iri soko mu forex trader. Niba uri umutangizi cyangwa se uri mu bantu bashyashya bateganya gukora iyi business ya online forex trading, ni byiza kwizirika kuri major na minor currency pairs kubera ko zo byoroshye kuzikorera trading kandi zikaba ziba zifite spread ntoya hano muri forex market. Exotic currency pairs zo ziba zikomeye kuzikorera trading kubera ko ziba zifite liquidity nkeya kandi zikaba ziba zinafite spread nini cyane hano muri forex market. Birashoboka ko ushobora gukorera amafaranga yakuye mu gukorera trading ya exotic currency pairs mu gihe ufite experience ihagije hano muri forex market. Izi pairs za exotic ziba zifite risk iri hejuru cyane, ariko zinashobora kuguha agatubutse mu gihe wagize inararibonye mu kuzikorera trading mu gihe ufite experience hano muri forex market. Right? So guys, ndakeka kugeza ubu ubashije gusobanukirwa neza currency na currency pairs icyari cyo. Ndakeka ubashije gusobanukirwa neza itandukaniro riri hagati ya major currency pairs, minor currency pairs hamwe na exotic currency pairs hano muri forex market, n'ibyo wakora mu gihe uzibonye. Alright, waba witeguye gushyiramo umurava n'umuhate ushoboka kugira ngo wige ubumenyi uzakoresha ukabasha kubyaza umusaruro ubuzima bwawe bwose. Kugira ngo ube successful muri buri kintu icyo ari cyo cyose, ugomba kugira intego zisobanutse kandi ukubaka umurongo w'imikorere ufite imbaraga. Bizagusaba kumenya guhozaho no kugira discipline mu gihe ugana ku ntego zawe. Ugomba kumenya kwitanga no kubasha gukomeza gushaka ubumenyi buhagije kugira ngo ibyo ukora ubikore neza. Hanyuma warangiza ukubaka akamenyero no kutava ku bintu uko wiboneye. Alright guys, urumva ugikeneye gusobanukirwa neza buri kimwe cyose kijyanye na online forex trading, ntiwibagirwe gukora subscribe no gukanda kuri like no gusangiza iri somo inshuti zawe zose ubona zirikeneye. Ukoze share, reka twongere duhure muri indi somo rikurikira. Komeza ugira ibihe byiza, ukomeza gusobanukirwa no kureba kure bikomeze bibane nawe. Bye bye.